bari abanyamakuru rwose sinjya mbumva ibi gusa njya kubona nkabona bakase nk'akantu bakantumiye. Nibi byose bijya gutangira, ibi byose mubona kuza kuvuga gutya na gutya, uyu munyamakuru nyirizina niwe wabitangiye, niwe wabizanye, kuko yagiye ahantu nayo babwiye mbere nza nkamuvugaho amukoraho inkuru, niwe wagiye ahantu. Ngira ngo ni nk'ubutumwa, ariko icyo gihe namumenyesheje ko nabwumvishije, kuko abo yatumye baraje barabimbwira. So kuri nge nta kibazo nagiranaga nawe, nta kintu negeze kiri hagati, gusa nanjye icyo gihe byaje kuntangaza, ndavuga nti simbizi ukuntu byaje kuba bigenda. So bantumiye ikiganiro, yivovota, arimo avuga ngo imirongo itukura, ngo umunsi bayirenze, ngo ibiki, ariko ngewe ndashaka uwo munyamakuru ambwira iyo mirongo itukura ni iyihe, noneho nyirenge turebe noneho bimeze bite. Iyo mirongo wowe yivuge, uvuga uti uzavuga aha cyangwa agakora. Noneho iyo niyo mirongo itukura, noneho nyirenge ndebe ibyo bikangisho uvuga. Ngewe Taifu ubu narahagurutse nayo babwiye, nje gucecekesha, nje gusiba imyobo cyangwa se umwobo w'ijeri risakurizamo, rituka abantu, ryidoga ku bantu, ritandukanya abantu. Nababwiye ngo hazagira igihe hagira urenga umurongo, hazagira igihe hagira ukandagira umuzamu. Njye navuze ko nzasanga umuswa aho ukomoka. Ntabwo aho ikiguri cyawo kiri. Uzajya kuja kwa Musisi. Kazungu ugeze kutubwira story yo ku Mahoro. Umuswa ntago wari warazonze buriya bwatsi bwo muri stade bawusanga mu Migina aho ukomoka. Warazonze stade Amahoro mu kibuga wibereye mu Migina. Epfo urenza ahitwa kwa Musisi. Hepfo cyane mu gishanga. Niho abashinwa bawukuye, ndumva abashinwa barati ibindi muri beshya ngo murashyiramo imiti ngo reka imiti urayishyira aho batumukira hano. Munyumve mwishimye, nta kintu mwangira na kimwe. Ibyo rwose ngo bihagaze guti. Ku munsi ngira ngo wejo bundi naje ahanini nsubiza navuga ku munyamakuru, mbona asa naho ashaka kuzana intambara cyane cyane, ariko nukuvuga ngo nanjye ndi tayari kama kawaida. Mba nambaye, mba nikwije cyane rwose. Ngiye narababwiye nta kintu ntinya, nta muntu n'umwe ntinya ku isi, nta n'umwe. Siogopi jini wala jambazi. Nukuvuga ngo rero ngiye mba ndi tayari igihe cyose, mba ndi tayari. Kandi ikindi cya kabiri rwose reka mbabwire mwa bantu mwe, ntihazagira umuntu utinya ngavuge ngo wenda ngo bimeze gutya ngo Taifa oya. Ni wumva nakuvuze ibintu ukababara, nawe ushaka ahantu ugenda wenda umvugire cyangwa se it's okay, nge nta kibazo. Manura ikiganiro, manura ikindi. Abaswahili niko bavuga, ukimwaga mboga na mwaga ugali, nta kindi. Ni sambamba, ni 5 kwa 5. So mwabyiyumviye kuri uno munsi narabwiye ngewe bari abanyamakuru rwose sinjya mbumva ibi gusa njya kubona nkabona bakase nk'akantu bakantumiye. Nibi byose bijya gutangira, ibi byose mubona kuza kuvuga gutya na gutya, uyu munyamakuru nyirizina niwe wabitangiye, niwe wabizanye, kuko yagiye ahantu nayo babwiye mbere nza nkamuvugaho amukoraho inkuru, niwe wagiye ahantu. Ngira ngo ni nk'ubutumwa, ariko icyo gihe namumenyesheje ko nabwumvishije, kuko abo yatumye baraje barabimbwira. So kuri nge nta kibazo nagiranaga nawe, nta kintu negeze kiri hagati, gusa nanjye icyo gihe byaje kuntangaza, ndavuga nti simbizi ukuntu byaje kuba bigenda. So bantumiye ikiganiro, yivovota, arimo avuga ngo imirongo itukura, ngo umunsi bayirenze, ngo ibiki, ariko ngewe ndashaka uwo munyamakuru ambwira iyo mirongo itukura ni iyihe, noneho nyirenge turebe noneho bimeze bite. Iyo mirongo wowe yivuge, uvuga uti uzavuga aha cyangwa agakora.
noneho iyo niyo mirongo itukura, noneho nyirenge ndebe ibyo bikangisho uvuga. Ngewe Taifu ubu narahagurutse nabibabwiye, nje gucecekesha, nje gusiba imyobo cyangwa se umwobo w'ijeri risakurizamo, rituka abantu, ryidoga ku bantu, ritandukanya abantu. Mwarabyumvishije kuva mbere ko ubwe yaraje arihagararira, aravuga ngo abantu ngo bameze gutya, ngo bishe umupira wo mu Rwanda, ngo bica bagakiza, ndetse ngo uwo muntu wishe umupira ngo ari kuri wireless y'ubuntu, ngo abari aho ngaho ngo n'ibiki byose ngo niwe wishe umupira w'amaguru. Ariko ndashaka kukubwiza ukuri yuko nimero ya mbere mu gihugu, nimero ya mbere mu Rwanda niwe wishe umupira w'amaguru. Mbere na mbere murabyibuka aho yihambiraga ku muntu, akamwihambiraho ukagira ngo hari n'ikibazo kindi wenda bafitanye kitari ikibazo wenda cy'umupira w'amaguru, ukagira ngo wenda basangiye isambu, ukagira ngo wenda yaramwambuye wenda nk'amafaranga, ukagira ngo hari ibyo yamwemereye ntabimuhe, simbizi. Ariko muribuka urukururano n'intambara ye na Sadati kugeza aho batukanaga, bakageraho noneho binjira no mu bigendanye. Murabyibuka ko Sadati yageze no kurakara ahanini kubera amagambo n'ukuntu uyu munyamakuru yamwatakaga, arimo amubombarida mutera za bombe. Sadati ageraho yinjira no mu baterankunga, akajyaza mu baterankunga baduteraga inkunga, akahuranya, akavuga ati bimeze gute, yerekana, akavuga ati abanyamagambo, abanyamatiku, ibiki byose. Ibyo byose nta cyabiteraga. Ariko umuntu witwa Sadati, murabyibuka, yaratatswe ku buryo bukomeye, ahubwo ukagira ngo wenda hari ikindi kibazo kirimo hagati aho ngaho. Ntago ari Sadati kuza, murabibuka, mwibuke retired Jean Fidel yaratatswe bya bindi biteye ubwoba, ntihabeho no kubaha. Wenda ngavuga ati uyu musaza wenda ngagire gute, ashinja cyane cyane ngo nta mafaranga bafite ngo ntaki. Ariko abo yashyigikiye, reka tubanze turebe bazanye iki, niki bashyizemo. Kugeza ubu ngubu ahubwo ni mbiri ni hasi hejuru, ahubwo habayeho kugawanyika, ahubwo habamo no kutumvikana. Abari kumwe, abo yarashyigikiye tayari, ubu habayemo ibipande bibiri. Mwarabyumvishije aho Muvunyi yagiye arakanga, akora pranka, abeshya abantu ngo agiye ku demisiyo, ngo yeguye, arimo abeshya, ariko abicisha mu muyoboro. Ngira ngo namwe nyine ubwo murimo murabyumva. Aho yabinyujije rero, yaje kumuvugira kugira ngo noneho Muvunyi habeho kumwinginga niki. Ariko Tadeo araturiya, Tadeo n'abandi bafatanyije baraturiya, baravuga bati nushaka ugende. Ntiyigaruye, yarangiza akavuga ngo abemereye abakinnyi batatu. Reka dutegereze turebe, iriya ni kampeni yo kubeshya kugira ngo bumve ko yaragiye n'iki byose. Ngira ngo mwarabyumvishije aho batangiye banahimba, bazana ibintu byinshi. Urebe ko simbizi ukuntu bameze, ariko habaho n'ibintu byo guhimba. Ngo urabona ngo hari ngo abagenzi ngo bandika ngo message ngo batukana ngo batuka. None se nge abantu barananyobera. Abareyo barahumutse, abareyo barahumutse, abafana bareyo barahumutse, barabibona ko harimo ikibazo. So ntago ari uwo gusa. Muribuka abitwa ba Muhire. Icyo gihe Muhire nanjye namukozeho inkuru, ariko ngenda aza kubigarukaho impamvu Muhire namukozeho inkuru. Sinzi ikintu navuze, ajya hasi muri comment arandika sinzi ngo ibintu bya indiscipline. Icyo gihe yanditse mbona ko ari ukurengera, bituma nanjye ndakara, ndaza nataka Muhire. Ariko ngewe ibintu nagaragazaga na mbere ntago negeze nza wowe vuga uti uyu muntu ntashoboye gutya. Ariko amazina inkware y'inyabugingo ya mbere, inkware umuntu wameneshejwe agakubitwa za bombe n'umuntu bita Muhire, ari yarateshejwe vibaya sana. Ninde wamwatatse? Ari umunyamakuru mugenzi we, barakoranye, baragize gute, yaramwatatse vibaya sana, mwita amazina agira gute. Ntago ari uyu gusa,
tujye kuri ba Butoyi, umunyamakuru mugenzi we aramwataka, jya kuri ba Bayingana arataka ngo ntibacana urubanza rw'igitoki, jya kuri ba Kenisi arataka, n'abantu benshi yagiye yataka, jya kuri ba Bayingana mu magare arahinguranya arakubita, jya muri za basket arahinguranya arakubita bamugwiza, n'abantu benshi. Muribuka bagira Urangayire, tutavuze Minister Mimoza kubita ashyira pembeni, nubwo ngiye nagizeho nkabasigira rugari, ariko ninde muntu wavuze abantu akabatera intimba zikomeye cyane? Ninde? Kugeza aho rero umuntu yigira mwiza akaza akigira mwiza. Nge naravuze umuntu uzaza akavuga nanjye nzavuga. Naravuze ibi byose nimwe mwabitangije, ni wewe wabitangije. Urumva? Ni wewe wabitangije. Bigera aho bigera, azana ubwenge nk'ubwisungura, akajya agenda akabinyuza mu bandi, mu bakozi be, kugira ngo baze bagira gute batse umuriro. Hari umukozi udahari, Soma Mbike we niwe yanyuzagaho ibintu akandika atuka abantu, aserereza abantu, ariko babiziranyeho kugira ngo bidaca aho bavugira, kugira ngo bavuge ngo ni hariya na hariya, ariko amakuru yose twari tuyafite ko ari we muntu wamukoreshaga kugira ngo agire ibyo avuga cyangwa se azasenya abandi. Mbonye rero yidoga ngo abantu ngo bazarenge ngo umurongo ngo nibiki byose. Nge narabivuze n'ubu nabisubiramo. Ngewe Taifa mu buzima bwanjye aho mva nkaje nta kintu na kimwe kintera isoni, nta kintu na kimwe ntinya. Uko waza kose ndakwakira, waza muri mpangara nkuhangare ndi tayari, waza mu bitutsi bya kisasa bigezweho bya Rimbukeni aho ndari, waza muri vuta ni kuvute ndahari, wakora ikiganiro kimwe nkora 3 ku munsi, wakora 3 nakora 10. Mu magambo niyo twagira gutyo tukavuga amagambo, ntago wandusha amagambo, ntiwandusha kungikanya amagambo, ntiwandusha kuzana amagambo, ntiwandusha iki. Nabonye uvuga ngo uzakurikirana ngo ikiguri cy'umuswa ahantu kiri. Nge nzakurikirana Ijeri aho rivugira, aho risakuriza ku muyoboro, mu mwobo, muri uwo mwobo Ijeri ririmo, riza risakuza rije kumenasa. Murabizi Ijeri rivuga riba ririmo risakuriza abantu. Iryo Jeri rero nzagenda ndyubikire. Ubundi ushaka gukubita Ijeri uragenda ukajya inyuma y'umwobo gato ugafata inkoni, kuko ubundi Ijeri iyo rigiye kuvuga rirasohoka rikaza rigahagarara ku mwobo. Icyo gihura kubita ukaryahuranye, kuko Ijeri ni inyaryenge kandi rirumva cyane. Ijeri rero risaba kuri nyine ubwenge kugira ngo ritandike. Nje gusibanga no gusiba imyobo cyangwa se umwobo Ijeri rivugiramo, rije gusakuriza abantu, rije kuvuga ubusa, rije kwataka abantu, rije kuvuga byinshi. Ijeri muzaryumva iyo rivuze rimena abantu amatwi. Nje gusiba rero, siba kubiti Ijeri rivemo rigende. Iyo mirongo itukura ni iyi, ahubwo yaba twamenyaga ngo bimeze gutya na gutya, none iyo mirongo tukayirenga ngo ukandagira abazamu abantu birirwa babakandagira buri gihe. Ubusa abazamu bavunitse bangana iki? Kandi ko ari igihe n'amakarita y'imituka datangwa bakamuha umuhondo. Cyane rwose. Tuko tayari. Harakarimbo kavuga ngo tuko tayari kupigana naye. Tuko tayari kupigana naye. Nge naribabwiye nta kintu ntinya, nta muntu ntinya. Birabyo kuvuga uje ugakora episode, turakora episode tugende kwa Ujumura. Cyane rwose nge nta kibazo mfite. Gusa nge naravuze ibi nuza umuntu wese uzazuza akabivugaho nzasanza nanjye musubize direct. Ntawe nsaba umuyoboro, ntawe nsaba aho kuvugira, ntawe nsaba iki. Nzasanza ko kanya nicare nanjye musubize kwa Ujumura. Niko bimeze. Kura kuripa. Nge nayo yabwiye iyi ntambara ni wowe wayitangirije. Buri gihe nzanje gusubiza ahanini ku magambo uba wavuze. Ayo maserengere rero ubuvugiramo, hari umuntu ugira gutya,
agategura script akayibaha, uyu aragendera kuri ntuza bamuhaye, uyu akoreshwa nande, akorera uyu. Niba mukorera se wewe wamukoreye igihe kingana iki? Wamukoreye igihe kingana iki? Niba waramukoreye se uziko natwe tumukorera? Umupira hasi, mutuze. Narabibabwiye, nta muntu bafitiye ubugome, nta muntu bafitiye ishyari, nta muntu bafitiye iki, ariko ibyo byose nimwe mubizana. Ibyo byose ni wowe ubizana, ni wowe witereka ukabizana. Nge rero ntago ijeri rizasakuza ndyumva, nzasibagura imyobo nanaryice. Ndikurikirana aho riri. Aho nza ewa Nigeri nukuri fuata aho riri, imyobo yose nkayisiba aho rivugira, noneho nkareba aho rizongera kuvugira. Ijeri ni akantu kabi cyane, karasakuza gasakuriza abantu, kagatera abantu amatwi, abandi umutwe bakumva, karamenasa abantu bicaye binywera bagize gute, bicaye bari mwiraha ryabo, kavugira iyo. Iryo jeri rero ubundi kugira ngo urihashye usiba imyobo yose aho ryavugiraga. Nta kerere z'amajeri ntabwo wongera kumva. So nge ndatanga gasopo, nza hano buri gihe nza gusubiza umuntu wamvuzeho. Igihe cyose utazamvugaho nanjye nzicecekera, nzakwihorera. Igihe cyose utazaza ibintu nibigupfubana utangire nga gakundi, utangire nga abantu runaka, nge nta muntu uzajya kurega nkuko ubikora. Ukajya kwirirwa guhamagara ababosi b'abantu ku maradiyo ngo abanyamakuru barandembesha kugira ngo abirukane. Hari aba wirukanishije, hari umunyamakuru wandikaga uramwirukanisha. Ibyo byose twarabimenye kubera inkuru yakoze, uramwirukanisha. Ubu ni umushomeri, wagira ngo azapfe abo umushomeri, ariko ntago ari wowe Mana. Ubahara arimo arakora. Hari nundi washatse kwirukanisha, uhamagara boss we ngo barakuvugaho, ariko banza urebe ninde uba watangije iyo ntambara. Igihe rero wumva ko udashaka ko abantu bakuvugaho, nawe wivuga ku bandi. Utwo dukundu wakutubaza uratuzi, izo script zandi kurazizi. Abo uvuga ko bakoreshwa n'abakoresha urabazi. Ngewe nayo babwiye nzaza nzaha nje gusubiza. Nzaza nze kugira gute, nze gusubiza ku muntu uba wagize icyo mvugaho. Siniyenza, singira gute, ariko umuntu naza akavuga nanjye zaza musubize. Icyo nakora sinaza ngo ngutuke, sinaza ngo ngire gute. Oya, n'ubutumwa wantumyeho narabumenye. Umuntu uri hano hari ubutumwa wamuhaye, araza arabumbwira. Yarabumpaye kandi narabwakiriye, narabumenye. Ubwo rero nimuzaza mubona nje gusubiza, ntimukagira ngo ndiyenza cyangwa ngo mugire gute. Ibintu mwabyumviye kuri radio, mwabyumviye aho bivugirwa. Amakuru yavugaga ko ngo gusomwa risubikwa. Iki gituma risubikwa riba ntabwo wakimenya, ni abacamanza bakizi, baba bakikusanya ibimenyetso, baba babonye andi makuru mashya bashobora guha agaciro. Wenda mu bijyanye n'ifunga n'ifungurwa hari impamvu nyinshi zituma barusubika, isomwa risubikwa. So icyo tuzi kinashyirwa muri systeme, nabwiwe n'umwavoka nuko Metre Kirenga yambwiye ko barushyize isomo ryimuriwe ku itariki 26. Ubwo ni kuwa kabiri. Hano bari kwa mbere. Kwa kabiri. Ni kuwa kabiri. Nta kindi warenzaho, bakomeze bihangane. Nta n'ikintu cyabasubira nabwo bishobora kugira bikimuka. Nabyo ibintu se byo mu nkiko nyine kwa ruko bigenda. Byo mu nkiko. Ariko ubwo kiriho nyine nuko atari uyu munsi. Uyu munsi byo ntabyo. Ni kuwa kabiri. Amakuru se yavuye hano yizewe. Amakuru se yavuye hano yizewe. Ko rwimwe isoma ry'umwose kandi nkubwira ko umwavoka waba ari wabimbwiye. Umwavoka wa SKFM mu Kirenga
metre kirenga barabibamenyesha muri systeme yabo sinzi uko bigenda ariko abavoka barabibwirwa isomwa ry'imuri nibura bari bafite icyizere kufungurwa wenda nk'abakiriya be bizera kubera ko baburanye neza batanze ibimenyetso bishoboka n'impamvu zifatika ariko still umucamanza niwe ukubita akanyundo ku cyo Lorenzo yarakomejeho Karenzo uratubwira niwe watubwiye amakuru imbere ya Mose ngo Tanseri haruvuze ngo polisi yakinye ngo bananiranywe oya hasigaye kumwerekana byararangiye uyu byose nuwahe kandi byararangiye polisi isebuza amafaranga ngo nawe nabuze uwo iyo bananiranywa ibyo nibyo barebe bifuza nyiramo barumvikanye na gorira yarishyuye 10,000 byayo nta kibazo yese barishyuye 10,000 bararwa n'iki gorira yabonye 10,000 yaramuhaye bitatu hafi 12 yaramuhaye bitatu mega trade yihuse ubwo 7,000 byihuse cyane miliyoni 10 kandi mu gihe gito nta n'amezi abiri yarashize ikipe iri sharp umukinnyi waruhendutse udahenze rwose ubu se mwiza wari kugira umumaro mu ikipe ya Rayon Sport kandi sinzi umuntu abinyandikiye mpamagara manager we Ababa wo muri Kiyovu ndamubaza arambwira ati reka ubwo rero yarishyuwe igisigaye ni umuhango wo kumwerekana ati gusa yasinye umwaka umwe gusa by'imyaka 2 yarabyanze afite intego zagutse hanyuma se mbere yuko tujya muri aperi abantu uko ndi kubona uyu munsi barimo kuntuka cyane muri commentaire byagenze gute ndo abanshumurije bari kukubwira bati umuntu wabatumye reka musemaji oya ndabona ni agenda ni abantu benshi ndabona ni twa fake accounts oya sha reka mbaho ubutumwa nawe se reka mbaho ubutumwa abantu ndabona uyu munsi banyibasiriye umuntu wabantumye ewe ibi bintu musubire mu mubwire ngo uretse gato umuntu wabantumye musure mumubwire ngo ntabwo mwambonye cyo ni icyambere icya kabiri ntabwo nkora akazi kanjye kubera ko munyishimiye haba hano haba handi ibyo mwakwandika byose ibyo mwakora ku ma YouTube byose it doesn't move me une message mugomba kwakira rwose kabacengera mu magufwa imyaka 7 imaze mu itangazamakuru nta na rimwe kwijana ry'ibyo nanyuzemo mushobora kunzanaho uyu munsi ndi umunyamakuru mukuru urumva nta na kimwe iyo message Lorenzo azajya ahora atanga ubutumwa iki kiganiro rero iyo message oya muyakire rwose sinzi n'abandi babinyandikiye ngo Lorenzo yiharira ijambo ngo urabona iyo message muyakire hano ntago tumanika akaboko ngo dusabe ijambo sibyo ntabwo nibaza ko Kazungu amaze imyaka n'imyaka muri deba azi ko igitekerezo ashaka gutanga yagitanga uko agishaka nanjye nuko sinarekerama ngo umuntu yanyimye ijambo gute se mu kiganiro nk'iki nabonye yabitangiye nimugoroba ni ba bantu ni ka gatsinda k'abantu barimo barengaginga ibyo rwose na kubaha agaciro icyemezo n'abantu bakimenye ntabwo tuzongera kubavugaho gusa uzakandagira umuzamu azahabwa narabivuze nabivugiye hano uzakandagira hari igihe kizagera bakarenga umurongo naho ibyo gutukana Isa kuntuka Lorenzo Kazungu batuka ibyo bashaka ntituzongera kubavugaho buryo umuntu ageze aho avuga ngo ntacyo ahomba ntuhomba umugore ntuhomba umwana ntuhomba akazi ntabwo uri ku rwego rwo gusubizwa rwose ubwo rero n'uwamusubiza bari guta umwanya ni ukuvuga ngo reka tubyihorere ariko nababwiye ngo hazagira igihe hagira urenga umurongo hazagira igihe hagira ukandagira umuzamu njye navuze ko nzasanga umuswa aho ukomoka ntabwo aho ikiguri cyawo kiri uzajya kuja kwa Musisi Kazungu ugeze kutubwira story yo ku Mahoro umuswa ntago wari warazonze buriya bwatsi bwo muri stade bawusanga mu migina aho ukomoka warazonze stade Amahoro mu kibuga wibereye mu migina epfo urenza yitwa kwa Musisi hepfo cyane mu gishanga niho abashinwa bawukuye ndumva ari abashinwa barati ibindi muribeshya ngo murashyiramo imiti ngo reka imiti urayishyira aho batumukira hano munyumve mwishimye nta kintu mwangira na kimwe ibyo rwose bibe clear ntacyo mwangira twikomereze tujye muri pia aha mukanya tujye kwiba twinjije mu ikipe ya APR Football Club nkera bahizi rakomeza kerere z'amajeri ntabwo wongera ku
kumva. So nge ndatanga gasopo, nza hano buri gihe nza gusubiza umuntu wamvuzeho. Igihe cyose utazamvugaho nanjye nzicecekera, nzakwihorera. Igihe cyose utazaza ibintu nibigupfubana utangire ngo agakundi, utangire ngo abantu runaka, nge nta muntu uzajya kurega nkuko ubikora. Ukajya kwirirwa guhamagara ababosi b'abantu ku maradiyo ngo abanyamakuru barandembeje kugira ngo abirukane. Hari aba wirukanishije, hari umunyamakuru wandikaga uramwirukanisha. Ibyo byose twarabimenye kubera inkuru yakoze, uramwirukanisha. Ubu ni umushomeri, wagira ngo azapfe aba umushomeri, ariko ntago ari wowe Mana. Uba hararimo arakora. Hari n'undi washatse kwirukanisha, uhamagara boss we ngo barakuvugaho ariko banza urebe ninde uba watangije iyo ntambara. Igihe rero wumva ko udashaka ko abantu bakuvugaho, nawe wivuga ku bandi. Utwo dukundu wakutubaza uratuzi, izo script zandi kurazizi. Abo uvuga ko bakoreshwa n'abakoresha urabazi. Ngewe nawe babwiye nzaza nzaha nje gusubiza. Nzaza nze kugira gute nze gusubiza ku muntu uba wagize icyo mvugaho. Siniyenza, singira gute, ariko umuntu naza akavuga nanjye zaza musubize. Icyo nakora sinaza ngo nkutuke, sinaza ngo ngire gute. Oya. N'ubutumwa wantumyeho narabumenye. Umuntu uri hano hari ubutumwa wamuhaye, araza arabumbwira. Yarabumpaye kandi narabwakiriye, narabumenye. Ubwo rero nimuzaza mubona nje gusubiza, ntimukagira ngo ndiyenza cyangwa ngo mugire gute. Ibintu mwabyumviye kuri radio, mwabyumviye aho bivugirwa. So nuko bihagaze, mbanje kugira ngo nkwiture. Nuguhwitura buri gihe urahwitura. Hatwe rero twabaye abashumba cyangwa se tukaba n'abinginzi. Hari ukuntu nyine dushyiramo icyo bita akantu ka fair kugira ngo nyine ibintu bigende neza. So nuko bihagaze.